neza nguhaye ikaze kuri Rugwiro Prozone. Ngiye kuganira n'abapiyoniye. Uyu munsi tugiye kukugezaho amakuru hari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Nk'uko bireba kuri screen yawe hariho ifoto yo muri Pi browser ariko yerekana passkey. Murabizi ko mu minsi ishize nari nabakoreye uburyo bari bazanyemo passkey ariko muri application tumayiningiramo. Rero igiye kugera no muri Pi browser ku buryo wa muntu ugufitiye passphrase adashobora kwaccessinga account yawe gutyo gusa. Tugiye rero kubirebera hamwe muri iki kiganiro icyo bishobora gufasha abapiyoniye, hanyuma tugategereza ko igeramo nk'uko ibindi twabivuze mu gihe cy'ibyumweru bitatu, igahita isohoka mu byumweru bibiri bikurikiyeho bidatinze. Pi browser ubundi niho duca tugiye gukora amatransaction, tugiye gusura account yacu ya Pi, niho umutungo wacu mvuga ngo ububitse, tukahafungura twifashishije passphrase. Passphrase ni amagambo 28 uhabwa, ashobora no kuba 12 bitewe na wallet ugiye kwinjiramo, ariko kubera ko turi kuganira kuri Pi network ni 28 agutandukanya n'undi muntu wari we wese, abari ayawe bwite kuko afungura wallet yawe gusa, n'urufunguzo rwa wallet yawe gusa, ntago wahinduramo ikintu icyo ari cyo cyose ngo bikunde. Rero ama passphrase yagiye atakara cyane, abantu benshi bakaba bashobora kuyaccessinga ari benshi. Pi network biyikoma mu nkokora, ari nabyo bishobora gutuma imanuka ikagera hariya muyibona, kubera ko iyo umuntu agurisha bira mupango atitaye ku giciro, atitaye ko zamuvunnye, urabyumva nawe ko iramanuka. Rero Pi network iri mu rugendo rwo kwiyubaka, ngira ngo narabibabwiye, ariko ikintu cya mbere igomba guheraho ni ukubanza gukaza security. Bari babanje kubishyira muri profile, kwa kundi umuntu atwara account yawe uko abonye, kwa kundi abantu binjira mu account y'abandi, byahindutse. Ubu rero hari guteganywa ko Pi browser igiye kongerwamo passkey mu buryo bwo kuyongerera security. Passkey ni ikoranabuhanga rigezweho rikuraho gukoresha password gusa cyangwa se passphrase. Ibingibi bisanzwe iyo ukoresha passkey winjira muri konti yawe ukoresheje Face ID, fingerprint cyangwa se biometrics. Ni ukuvuga ngo ukoresha bimwe mu bice by'umubiri wawe. Ushobora gukoresha urutoki, ushobora gukoresha isura, ushobora gukoresha, byanze bikunze hakenewe ko wowe ubwawe uza gukora kuri ya account yawe. Murabizi ko ama exchange agiye akomeye cyane nka Binance, urabizi ko ujya gukora order uri murabikuza cyangwa urabitsa cyangwa ugurisha kuri P2P, bakaza kukuzaniramo passkey. Abenshi zikunda guhura n'urufunguzo rufungura telefone yanyu, cyangwa bakakubaza fingerprint, cyangwa bakagusaba kwifotora. Yes, nkuko bisanzwe rero na Pi igomba gukora uko ishoboye kandi cyane igashyiraho ubwo buryo. Ibi bivuze ko konti yawe iyo yamaze kugeraho passkey iba secure kurusha mbere, kandi ntibiba byoroshye ko umuntu wese yayaccessinga uko abonye. Security yawe ibiri hejuru cyane. Rero ubu buryo niburamuka bujemo nkuko turi kubibona hano kuri iyi foto, bishobora gufasha abapiyoniye ibi bintu bitatu bikurikira. Reka turebere hamwe bitatu gusa. Nta muntu n'umwe uzongera kwibwa Pi ze. Umutekano uzaba uri hejuru cyane ku buryo abahakazi batashobora kujyamo ngo babe bakwiba. Bishobora kuba mu buryo bwihuse, ntabwo uzongera kwibagirwa password kugira ngo accessinge mu buryo bwihuse. Urumva wajyaga gukoporora passkey cyangwa kuzandikura ukazizana ukazishyiramo, bizihutisha umuvuduko Pi yagenderagaho, kuko urumva ibice by'umubiri wawe biguma bikora. Mu buryo bw'umutekano bizarinda abahakazi. Ikintu cya gatatu, biroroshye, ukoresha telefone yawe gusa, nta byo kuvuga ngo passphrase nazibagiriwe mu rugo ngo kandi ndashaka gukoresha Pi. Niba Pi biyemeje kuyegereza abaturage, ni ukuvuga ngo igomba no koroha, igomba kuba yoroshye kuyaccessinga mu buryo bwose bushoboka. Kugira ngo ukoreshe iyi passkey, ntekereza ko umunsi bazaba bamaze kuyongeramo tuzasabwa gukora update ya Pi browser kugira ngo dutunge version nshya, maze tuyuzuze nk'uko twujuje iyo muri application.
ku bantu bose bakora Pi network cyangwa se abapiyoniye, iyi ntambwe irakomeye cyane muri Pi network kubera ko bizatuma igiciro cya Pi tukimenya byanyabyo, kubera ko ubungubu umuntu ashobora kuba abitse Pi wajya kubona ukabona habayemo swap bikatuma isubira hasi. Gukora ibishoboka byose kuri Pi kugira ngo umutekano wayo wirinde cyangwa se ubuhagije ni intambwe ikomeye kuri twebwe tugomba kwishimira. Niyo mpamvu umunsi iyi version izaba yaje tugomba guhita tubikora vuba cyane. Rero ntago video nshaka kiba ndende, ahubwo nasoza nkubwira nikomeza ukurikire amakuru ku gihe kugira ngo ube uwa mbere uzabona uko tuzabigenza. Nubwo ishobora kuzisa ni ya mbere, ariko byanze bikunze ngibe nabikunda kubera ko yaba ari security ya danje. Muribaza kuriya tujya muri OKX kugira ngo dukore wenda transaction kugira ngo twohereze no muri Pi browser, baramutse babikoze nk'uko nguko byaba ari byiza cyane. Aya makuru ahantu hambere yagaragaye ni kuri Binance Square. Kuri Binance Square ni urubuga nabasobanuriye ruba muri Binance mwimbere ruganira kuri cryptocurrency, bavuga amacoin ari hot cyangwa se bakavuga amakuru yerekeye crypto. Niho aya makuru yabashije kuba yaturuka. Ubwo abantu mukoresha Binance mushobora kuba mwayisura hanyuma mukagenda mubireba. Uretse ko iyo byamaze gutangazwa nka gutya ni ikintu kiba kitagiye gutinda, keretse kigize ibindi bintu bizaho bikagikoma mu nkokora, ariko ni ngombwa kubiguteguza. Niba wari ufite n'umutima uhagaze ko hari umuntu wakwibiye passphrase, niba wari ufite umutima uhagaze yuko uzabura Pi zawe, Core team ntago yicaye, byanze bikunze barimo barabikoraho cyane. Tugira group rero ya WhatsApp ducishamo amakuru avuga kuri cryptocurrency. Hari igihe tuba tutari ready kuba twarecordinga video hanyuma tugacishamo update. Ni ngombwa kutujoininga urebye muri comment ya mbere ndetse no muri video description, aho ngaho harimo wa rwose niho ukanda hanyuma wamara gufungura ukabonamo aka link ukajoininga. Kora share kuri buri muntu wese uzi ukora Pi, umupiyoniye uwo ari we wese umuhereze iyi video. Ni amakuru meza tuba tutagomba kwihererana. Ndagushimiye. Hagize ikibazo cyangwa igitekerezo ugira wakiduha muri comment box, hanyuma tukaguma kubana no mu bindi biganiro. Ndashimira buri muntu wese ubona amakuru akayadusangiza kugira ngo tuyabwire abandi, hanyuma nabo bagendere kuri update zigezweho. Ibiganiro byo nakagaruka, reka nkubwire ngo Imana ikurinde, tuzabane mu bindi biganiro bigiye bitandukanye.